Reka tubahereze ikaze rero mwese mwemeye gukurikira mudukurikiye ku Mujyojyo Info, tubibutsa ko Umujyojyo ari sosiyete y'ishoramari mu buhinzi n'ubworozi bugamije guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Aha rero turi mu murenge wa Kivumu, akagari reka watubwira ntacyo. Turi mu murenge wa Kivumu, akagari na Kabunyoni, umudugudu wa Gitwa. Amazina yanjye ni Dusenge Theoneste. Dusenge Theoneste, urakoze cyane. Ubwo abadukurikiye bamaze kumva ahantu tuba twagiye mu misozi miremire, imbeho ni yose, karere ni Rutsiro, imisozi irakonje cyane. Aha uri guhinga ni mu kwawe, bimeze gute tubwire? Aha ni umurima wanjye nawuguze muri iyi minsi ishize. Urabona ko hepfo naho hahari naho nahanjye. Ni mu buryo bwo kwagura ngakurira ubuhinzi bwagutse ku gihingwa cy'ibisheke. Ubwo nyine ibisheke ni ikintu giteza umuntu imbere. Umusaruro kwagiye uvamo hepfo nibyo niho nako amafaranga yo kugura ahandi bitanagura. N'abandi hano mu ngengero zanjye baramutse banjatse mba numva nabagurira mu buryo bwo kwihangira ubutaka bugari hamwe. Ko nk'ubu nibimara gukura umusaruro uziyongera, kandi kuba nabigurisha biri kumwe bituma amafaranga azira rimwe ari menshi. Ibyo rero bigatuma mbona ko ubutaka buri hamwe buhinze ibisheke binejeje cyane. Kwangira na mutoya biranezeza cyane pe. Uvuze icyo cyo kuba ukiri mutoya, nanjye nicyo nari nshatse kugira ngo nkomozeho. Wari uvuze ko rwose n'aba bantu bagukikije hagize ushaka kukugurisha nawe wagura ukaba wakomeza ubuhinzi bwawe bw'ibisheke. Ubushobozi wumva ubufite bwo kuba wakenera ko umugurira mwaba mwegeranye wose wagura? Ese ubwo bushobozi niba bufite wabugezeho gute ku myaka yawe bigaragara ko ari mikeya? Nukuvuga ntabwo umuntu nyine ahita agira ubushobozi gutyo gusa. Nabanje gukora ibintu bitandukanye, nakoze ubucuruzi bwa butike, narabanje kujya ngora n'imyaka ngayidepanga zayigurisha ikindi gihe ibiciro bimaze kujya hejuru, ku buryo ibintu mbese narakoze. Kuko njye noroye n'ibimasa buriya. No kuvuga ngo ikijyanye no guhinga no korora ni ibintu wagiye umenyera. Na n'izi saha buriya hari ubwo njya ndeba ndamutse mbaye mukuru nakora ubworozi buboneye ngabuhuza n'ibi bihingwa n'iki gihingwa cy'ibisheke, ubundi imborera nkajya nyifata ikaza hano mu bisheke, ko iyo nyishyizemo nyishyiramo nyiguze n'abaturage. Ubwo muri iyo nzira amafaranga wenda yagura hari ahijya cyangwa se yagura haruguru sinayabonera rimwe baramutse bayagurishirije rimwe. Kuko n'umukozi wa leta umushahara w'umwaka aba ari mwinshi, ariko biteka uhabwa mu byiciro buri kwezi, bituma wa mushahara awufata duke duke twa buri kwezi. Ariko birangira iyo akeneye gukora ikintu kigari yifashisha banki cyangwa se inshuti, na twa tuntu twaba yaragiye arazigama hirya no hino akaba yaduhuza kubaka nk'inzu, nabyo bikamufasha. Niyo mpamvu rero nanjye haramutse hagize ushaka ngo kungurisha, nshobora kuza ngifashisha ngo uyu muhungu ni inshuti yanjye, tujya tuguzanya amafaranga. Uratwe mu giturage tubaho neza, nubwo aba atari neza cyane, bidasirimutse. Ndaza waba ufite amafaranga turi inshuti ukaba uyangurije mu gihe utari kuyakoresha, nawe mfite inshuti nk'eshanu, niba ariyo miliyoni nkaba mfite nk'ibihumbi 300, umwe akanguza n'undi akanguza, bakikubita nko ku 10 buri wese akanguza ayo afite. Ejo bigatuma ngenda nkagura cya kintu kigari, namara kukigura nkongera gukora ndi kwishyura buri umwe wese wampaye. Icyo biba bisaba n'ubunyangamugayo. Nanjye kubaza ntaguhemukirana kubaho mwizo nshuti, ko abantu benshi burya baba badafite imitima iteye kimwe. Hari abahemukirana, ariko iyo banye n'inshuti, urugero uyu musore tumaranye igihe kinini cyane, twasangiye ibyishi, ubwo
ntabwo umuntu mwaba mumaranye umwaka cyangwa amezi 3 uyoberwe ko ari indyage, kandi ntabwo azajya kukuguza ibihumbi 100 atari yakuguza 10. ubwo bituma ubuzi wa muntu w'inyangamugayo, kuko hari n'ab'indyajya utagira utaguza. Wenda nk'urundi rugero, hari umuntu ushobora kuza kuguza ibihumbi 5 bigasaba, nibyo nakubwiraga ku nyangamugayo. Ubwo niba uyampaye ukambiriza miliyoni ndaresi amasezerano y'inyandiko ndangwate, nuko ubuzi ko mfite bwa bushobozi bwo kuyakwishyura, nuko ubuzi ko n'intamuka nyamuhaye mu gihe yampaye azayakura hariya. Ubu nibishekeje ubundi nzabiranguza mu kwezi kuzataha cyangwa se mu mezi azataha. Urabizi kubera ko turi inshuti, uzambereza y'amafaranga uzi ko ni najya kuranguza ibisheke niho azayambereza, nanjye nkayakoresha ibindi. Niba mfite itungo mu rugo, urabizi kubera ko turaturanye, turegeranye, kugera iwanjye kugera iwawe ni bugufi. Ubwo n'ababyeyi baba bafite za nshuti. Iyo ufite ababyeyi beza, umubyeyi ukanga ati genda kwa runaka nguzirizeyo udufaranga kubera ko musanzwe mubana, akagenda akayagufatirayo, ejo ukabinyangamugayo. Wa mubyeyi niba yagufatiye amafaranga ukayamusubiza, akajya kwishyura wa muntu yamuhaye. Ibyo byose rero bituma umuntu agera ku iterambere mu buryo butuje, nubwo inzira iba ndende hari naho uhura n'inzitizi. Ibyo biragufasha hahandi uzaza bigasaba ko bigasaba ko ufite intego. Ngisa niba nawe kubwiye nshaka kwagura, nshaka kugira irindi terambere ngeraho. Nk'ubu nari nabanje kuba mbagaritse ubucuruzi kubera ko ubuhinzi bw'isheke nabonaga hari abo buteje imbere kuruta ubucuruzi. Reka banze ngiremo amaboko bugerageza, ubundi nyuma yaho nzongera nsubire mu bucuruzi. Kandi koko si ukubeshya, no mu minsi ishize navugana n'umuntu wo kuri banki mu Mutangwa, naho njya ngunda gukora ubwizigame. Byarangiye nambwiye ati wowe uri inyangamugayo uko nakumvise, waje ugafata amafaranga, ubundi bwo niba ari ukongera gucuruza ugacuruza, niba ari ibyo bisheke uhinga ugakomeza ukagura, ariko ugatinyuka gukoresha amafaranga ya banki. Kumva mbona ubishoboye kwishyura ideni ko bidakomeye cyane. Mbitekerezaho hase ndamutse ngiye muri banki ejo bikaba binaniye kwishyura, ko ubuhinzi bisaba ko ufata amafaranga mu gihembwe atari buri kwezi, aho bizagenda gute? Byararangiye mutipe abinganirijeho neza ndabyumva. Ati none umuntu aramutse akeneye kwishyura amafaranga icyarimwe birashoboka. Mbwiye ko hari inguzanyo zihaba z'ubuhinzi. Ubwo za nguzanyo z'ubuhinzi nahise mvuga ati nzaza tubiganireho, umfashe no gutegura umushinga kuri abo bategura mu nyandiko, kubera ko naho waba warize hari ibyo butarize, naho waba uzi gukorera amafaranga ushobora kumenya kuyakorera, udashoboye kuyatunga wanamenya kuyatunga ukayatunga mu buryo buhabanye nuko wa muntu ubifitemo ubunararibonye abigenza. Ubwo bituma ubwo nditegwa mu iminsi nshaka kuza kumuganiriza, uwo mwanya nyemereka azawumbereza nzige na nimero, namara kubinganirizaho neza kansobanurira, bizarangira mbise mbatamo amafaranga nongeranye nayo uyu musaruro w'ibi bisheke. Nimara kuyongeranya uko nzahita nsubira mu bucuruzi. Ubucuruzi nabwo urateganya kubusubira? Ndashaka kubusubiramo kuko umusaruro uzava muri ibi bisheke hari n'ahandi mfite naho hazava undi musaruro, ninza kuhuza n'andi mafaranga mba nayo natije bagenzi banjye, nongere nsubire mu bucuruzi. Ubwo nyuma yaho kwa kundi nakubwira ati nshobora no kwagura, nimara gutinyuka banki nzaga mfata amafaranga menshi, za nyungu
zimaze kuboneka mu bucuruzi nongere nzishore mu buhinzi mu merezo. Reka tugikomereje ku bisheke, urabona ubu hariho ubuhinzi bwinshi n'ibihingwa by'ubwoko bwinshi, none wowe watubwira ni gute wahisemo igisheke ukavuga uti rwose ibisheke nibyo ngiye gukora, wenda ntuhitemo marakuja, ntuhitemo urutoki, ntuhitemo, hariho byinshi. Watubwira uko icyo gitekerezo cyaje n'uko wabibonaga? Ni ukuvuga kuri icyo ni ikintu cyiza kabisa, kuko aka gace kacu ubutaka bw'iki cyerekezo cyanjye nduhemo, igihingwa cy'ibisheke kirahabereye hafi ya hose mu murenge. Iki cyerekezo cyacu ibisheke, na meya ushobora kumaza ati ibisheke Bunyoni bimeze gute? Meya wa Rutsiro, meya wa Rutsiro ubu wamuhamagara akamubwira ati ngeze mu kagari kari mu karere kawe, akakubwira ati ibisheke aho ngaho birahari, bishobora kuba binahagije kuburyo n'uruganda baruhazana. Urebye nk'ukuntu abantu bamaze iminsi kwiga hanze bakiga ibintu by'ubuhinzi, kuri abagana bakiga gutunganya umusaruro. Ujya n'igisheke hari abagitunganya kikabatunga. Igisheke gitunze abantu benshi, kuko impamvu mbikubwira, abantu gitunze uhera ku muntu ujya gukora nyakabyizi agihingira. Uwakoze nyakabyizi ari kugihingira azacyura amafaranga, iwe yamufashe mu iterambere rye. Uzagikura muri uwo murima akigeza ku isoko azakuramo amafaranga yari buhembwe, azaba ari makeya ariko yahuje n'ibyo yakoze. Uzagenda akabijyana ku isoko yabiranguye nanjye nyiri umurima, bizamufasha kuko azarangura nanjye ajyane ku isoko acuruze yunguke. Aho ngaho na leta izabonamo umusoro. Niho uzasanga igisheke gifite ibintu byinshi kabisa by'iterambere. Kubw'ibyo nakuze iwacu bagiraga ibisheke bitari byinshi, abaturage duturanye hafi ya bose inaha buri muturage asanga afite ibisheke. Ufite dukeya aradufite ariko turamutunze, aratwifashisha mu iterambere rye. Nk'ejo bundi mu rugo bajya gutanga mituweli, baragiye batemesha ibisheke mbone batanze mituweli. Ati ibisheke byo mu rugo nibyo bitanze mituweli, nta yindi mibare, nta kuguza, nta gutegereza ngo ibyo byose ntabwo byabaye. Nyuma y'abo bantu nari maze kuvuga, uzasanga ya modokari izabikurana ikabijyana mu kandi karere, nayo nyiriyo modokari azabona akazi. Ntagura karibira kuri sitasiyo, azaba yaguze esansi, azatanga y'inyungu kubera ko yaje gupakira ibisheke. Mbese igisheke ni igihingwa ngandurabukungu nk'uko kera twarabyigaga mu ishuri. Ubwo ibisheke twakuze hano hose, n'umwana wahura nawe ari kukirya, umukecuru arakirya, umusaza. Igisheke ni ndakumirwa, ni imbuto nayo pe, kwa navuga ngo ni imbuto nayo ni imbuto. Ukaza ugasanga abantu benshi nk'urubyiruko, nkaye ndi umusore, nuko mbamo mu bintu byo kuvuga nkomeze nagure ubuso mfite. Hari abantu babitunga cyaba kora akazi ko kubihingira, ejo akaza akagura itungo akagenda akaba yubatse inzu yani mu giturage, nabona ikibanza iwabo bazamereza agapariseri ko kubakamo. Birangira agize ute, ahise agenda yubake, agura isakaro, agura utundi dukoresho, inzugi, kubera ko ari kujya guhinga bakamuhemba, kubera ko ari kujya kubyikorera bakamuhemba. Byose bitume aza kubona amafaranga yifashisha mu iterambere. N'ubu hari abasore bagiye batandukanye, n'uriya musore we turi kumwe nawe nzi ko igisheke arakizi, ashobora kuzirika nk'ibimasa bye bibiri bivuye mu bisheke, akavuga ati ubwo nasaruye udusheke twanjye, reka mbe nguze ikimasa. Umwaka wajya gushira cyangwa ikimasa akagishyira ku isoko akagurisha akunguka kubera bya bisheke. Gusa nubwo biba biduteza imbere, hari nabo bibogamira bigakura nk'umwana mu shuri kubera kurarikira amafaranga abamo. Uwo mwana
ntabwo azaba akigiye kwiga pe, azararikiraho amafaranga, ntagira umwaka azaba umusinzi ho, ntacyo azasigura ku gisheke. Naramuka atabaye umusinzi akagira abantu bamugira inama, bizatuma abona agaciro ka cya gisheke. Naza akakurikira ishuri neza, nabwo iwabo bazamurihira ishuri kubera ibisheke. Ni ibintu bishoboka cyane. Wagenda hirya ukabaza umuntu utambutse, hari abo wasangana n'izaba ari kurihirwa n'ibisheke. Hari n'abakire bakomeye cyane bafite iyo mishinga, akaza akagura nk'ahantu harenga hegitari akahahinga ibisheke. Ese igisheke uko ngigereranya, nakigereranya n'icyayi. Uko icyayi tubona abazungu baje kubyirukaho, bo babikoramo imishinga yabo bakabisubiza mu mahanga, n'igisheke niko cyanaba. Reka noneho tugaruke ku muntu waba ushaka kugera ikirenge mu cyawe. Mu by'ukuri wagerageje kutwereka urugendo wagenze, inzira y'ibisheke uko wabihisemo n'icyo bigenda bimara, ndi kumva ari na byinshi cyane. Umuntu ushaka kugera ikirenge mu cyawe wamugiriye iyihe nama? Aramutse akiri mutoya biragoranye, biba bisaba ko afite abantu bamuri hafi bamugira inama. Kwa kumenya kuzigama, niba wakoreye inoti 2,000 wenda ku munsi, cyangwa se 5 nk'umukozi uhembwa makeya, biragoranye ku bintu biri hanze birangaje, kugira uzabike uhereye ku noti imwe y'igihumbi ugeze ku 2,000 birenga 100. Ariko nihereza indego, nk'uko afata umwanya wo kuba nzagura ipataro, nzagura ikanzu, nzagura inkweto, nzagura telefone, uko uwo mwanya wihereza, ni nako yakagombye kuwihereza avuga ngo ntagenda uyu mwaka uzashire nkuza agatungo gatoya kagufiya, uriya mwaka uzashire nguze akandi, ryari ntiyaguze, ryatungo rigufiya yaguze rizagenda rikure ritanga umusaruro, awuzigame awukusanye ushyire hamwe. Nyuma yaho nibwo azavuga ati ayo mafaranga yageze ku 100,000, yageze kuri 200, naba yarakoze cya kintu cy'ubunyangamugayo, afite inshuti nziza. Azaza y'amafaranga avuga ati ahangaha